Waherekeje? Nakubwiye ko nyene Scott. Hari gahunda afitanye nawe? Anje kuki utemera ko papa wawe yitabye Imana? Byararangiye n'ukuri. Ubu sumaze iki muri urugo? Ni inama nzima. Wabasha kuvuga uti yenda hari igitekerezo natanga kugira ngo ibyo turi kubona ibyo twabuze urwego nari mpagazemo rwongere rugaruke rubu urwego ruzima. Ubu ibibazo mfite urabizi. Nukurya ukaryama ubundi ugasuragura nyine ntati. Sheri waje. Naje. Muziteze. Okay. Sasa rero hari ikintu ushaka kukubwira kandi ucyumve ukiteho unakizirikane kandi gishyirwe mu bikorwa byihuse. Urabona cya cyumba cyegeranye na stock. Yego. Nkeneye office hanga nkuko nyifite ku kazi. Mukuremo ibintu byose, ikintu cyose kirimo mubikuremo mu bishakira ahandi hantu bike, kuko nicyo ngiye kujya boreramo ibyanjye. Bo ikindi uneza amatwi, nta muntu n'uyu nshaka ko akinjiramo. Ese ntabwo tuzajya dukoreramo n'amasuku? Amasuku y'iki? Uzajya ukorera ahantu se hadakoropye? Ibyo ntabwo bikureba, ibyo nkubwiye byumve. Ubu se ndinde kongera gusubiramo nk'uri kubwira umwana? Nabyo mbese mutware mwiza. Ibyo rero mutangire ubinkorere vuba byihuse. Okay. Clarisse. Urameze neza? Meze neza. Sikomba ngo usubiza ku Bite? ngiye. Ngiye guhaha. Waherekeje? Nakubwiye ko nyene Scott. Hari gahunda afitanye nawe? Clarisse. Ako noneho nahora n'ikigeragezo. Nakubwiye ko nyene ko tujyana? Clarisse. Ni isaha nuranyumva? Ako wa muhingwe wambabariye kunesha umutwe. Ukama amahoro yanjye. Ukandeka njyenye. Bundi ntufite ikibazo? Ufite ikihe kibazo? Buri gihe Clarisse ngiye hehe Clarisse ndagusanze wayi. Ariko mada, ubu izi saha ni sangahe? Isaha ngira ku kazi ntabwo uzi igihe ngira ku kazi. Ubu saha ngaho mpamaze igihe kingana iki? Ibintu wateguye bite? Gaze yashize nacanye ku makara. Vayo hano. Gaze wamenye ko yashize muri iki gitondo? Ntabwo aribwo mbimenye, ahubwo nateretseho irangije ishiramo bitaratungana. Ariko se ubundi nkubajije,
Papa. 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 Angie. Papa. Angie. Yewe. Papa. Angie. Papa. Angie. Uri guhamagara papa? Uri guhamagara papa? Yarari hano. Yarari hano Oya namubonye. rwose. Papa si ubu yabaje Yarari hano gute? namubonye ariko. Angie, kuki utemera ko papa wawe yitabye Imana? Byararangiye ni ukuri. Yarahari savuye. Humura, ntawe uhari. Twe turi kumwe ndyamye hano. Cyangwa wari wasinziriye ariko? Papa ntawe ugeze agera muri uru rugo. Ndimo kumubona hano. Oya, ntabwo yigeze agera ni ukuri. Ari kumbwira ngo ndaryame. Ari kumbuza kuryama. Amaye n'imbunda. Oya. Amaye imbunda. Arambwira ngo kuki ndyamye kandi ngomba hari urugamba ngomba kurwana. Amaye imbunda. Arambwira ngo nzayikuremo niyo mbunda. Reka da, wikwirirwa ushakisha. Mwuka wera yakugendereye. Ni mwuka wera njye ndi kubyumva. Niba guhaye imbunda, do irega n'ubundi buryamye hafi ya Bibiliya uko nakaryamye nyisoma nanjye nayisiza. Niba papa wawe guhaye imbunda, do ngiyi imbunda izagufasha muri uru rugendo. Urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. ejo bundi ntihashize icyumweru usibye unyatse amafaranga yo kugura gaze. Ubundi ibintu mwirirwa muyikoresha ni ibiki? Ubu ni ukuvuga mva ahangaha nta kindi kintu mukora, ni uguteka, ni ukurya. Ariko se ubundi navuga iki se? Mwajya kugenda mungana gutyo mutiriwe mutemagura. Ubu nizo nshingano sinkivuga ngo munyumve, ahubwo iki gaze. Ubwo se urugo rubiwe ntabwo muba muzi aho amafaranga yavuye. None ubu wishimiye ko ngomba kugenda nkirirwa ubusa? Wowe ubundi ibyo watetse ugenda ubiteka gake gake kugira ngo usigare ubona ibyo ugasha. Sheri, ibyo nibyo ugomba kumpemba koko. Nguhemba iki se wakoze? Amagambo urimo kuvuga ko birirwa batemagura. Ese ubundi wampuye mu rugo iwacu siko ntazarya? Ngomba kwicwa n'inzara se? Wanganaga iki? Ikindi reka mbanze nkubaze. Wirukanye umukozi, ngewe imirimo yose niyo uyikora hano, ndakoropa, ndagira gute, ndajya mu gikoni, ndoza ibyombo, ndagira gute, ngewe ndikunda muri uru rugo. Erega ingwe ikurira umwana ikagutanga kurakara. Ubwo se urakajwe n'iki? Mbabarira ntunkomeretse ngo birirwa batemagura. Urabona ndi ingurube? Ayo magambo uvuze ntago ari meza. Clarisse. Ntabwo wavuga utankozeho, vuga utankuraho. Basi wanyumvise bwanjye. Nkumva iki? Igihe wambwiriye nakubwiye ko nagukeneye. Sinkushaka mu buzima bwanjye. Ntabwo wumva? Clarisse, basi nzakora iki kugira ngo nyumve ko ngukunda? Nta na kimwe kuko sinkukunda. Please, ndagusabye. Winsaba kuko Clarisse, nyuma. nakubwiye ngo uvuga utankozeho. Imbunda yaguhaga ntago ari yo kurasa abantu, ahubwo niyo kurwanisha urugamba rw'isi na Satani. Uzajya witwaza ijambo ry'Imana kandi urisome rizagufasha gutsinda. Iyi niyo ntwaro ikomeye. Ni mwuka wera rero nge nabyumvishe kandi narakubwiye. Ntukazange utekereza kuri dadi cyane,
yego ntitwamurwaje ariko tugomba kubyakira ko yitabye Imana. Wikwirirwa ushaka mwana wawe. amaye imbunda ni ukuri. Imbunda ni iyi ngiyi, ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ribamo amasasu, ribamo ibikompra, bibamo amagrenade. Iri jambo ry'Imana niryo rizagufasha kurwana intambara zo muri ubu buzima. Ni ukuri nta kindi. Naho ubundi dadi we, impamvu umwuka wera ari we yanyuzemo ni ukubera ko ari we ukunda gutekereza cyane, kandi niwe muntu wakumva cyane kurenza undi wese byanyuramo. Ijambo ry'Imana rero rizagufasha, rizakubera umuyobozi, rizakubera byose muri uru rugendo, rizakubera dadi. Humura, humura, uramfite, ufite Yesu, ufite ijambo ry'Imana, ufite mwuka wera. Humura kandi uzatsinda. Iri jambo ry'Imana, iyi ntwaro mwuka wera guhaye, uzagumane nayo. Wiyifata nabi, wifata nabi. Iyi ngiyi nizagufasha. Kandi buriya ibintu by'inzozi bibamo n'ibintu by'amayerekwa. Wirira kubera yuko impamvu uhawe intwaro ni uko imbere hari urugamba rukomeye, kandi rurakomeye koko. Reba imyaka ugezemo, reba imibereho, ugiye kurwana urugamba rukomeye, ariko ijambo ry'Imana ni inkota ityaye. Ni ukuri. Humura, humura. Ngaho rero wige kujya urisoma kandi ujye usenga cyane, Imana izakurengera. Reka nkuzanire amazi. Ariko ntusubire muri izo nzozi. Reka nkurebere amazi. Barakubeshyeye. Ntabwo umugore mwiza ntabwo ujya urya, nta rwose pe, ntujya uteka ngo urye. Ngukundira yuko rwose unanutse. Ibintu byose navuze nakubeshyeye, kandi amafaranga yo guhahuza aho ava ni nawe uyazana. Ni nayo mpamvu ngomba kugenda ugateka, niba ari icyayi, niba ari igikoma, niba ari iki, ukagenda ntakinyoye. Nawe uri muri uri kwitunganya ku munwa no mu mutwe na hehe hose, usimburanya imyambaro. Mvuze nabi koko nibyo. Ubu umaze iki muri uru rugo? Ni inama nzima. Wabasha kuvuga uti yenda hari igitekerezo natanga kugira ngo ibyo turi kubona, ibyo twabuze, urwego nari mpagazemo rwongere rugaruke, ruba urwego ruzima. Ubu ibibazo mfite urabizi. Ni ukurya ukaryama ubundi ugasuragura nyine nta kindi. Iyo abatari wowe warubivuze. Iki mvuga iki? Ubu se wambaye imyenda idateye ipasi? Muri make nta kintu mvuze mu ipasi se, ipasi. Ubu urumva mbega tubigiye ku mushahara wahemberwa ngahe gutera ipasi? Nayo ngo nge nyaguha. Ko nubundi ukwiriye gufatwa nk'umukozi, ntabwo ukwiriye gufatwa nk'umugore. Ngaho barisha. Vuga ikindi. Ntabwo byo ukunda Clarisse, ndagukunda. Ibyo birakureba, njye sinkukunda. Kandi ugomba ubimenye ngo uhaye gasopo yanyu bwa mbere n'ubwa nyuma. Uri kunyumva? Ubutaha ni wongera nzaguhamagariza abashinzwe umutekano. Clarisse, ntabwo urugendo rwanjye rurarangiye. Urabona uticaye mu ntebe zisa neza se? Cyarekana gukomeza guterana amagambo nawe. Nubundi sinzi impamvu nicaye nkamara iminota ingana gutya. Shiri waretse tukubahana koko. Reka nze nkubaye. Nkubaye. Shiri ngaho karibu ku meza. Ngwe? Karibu ku meza. Nyuma yo kutumva ibyo ndi kuvuga, karibu ku meza. Ariko nabyumvise. Nabyumvise. None se karibu ku meza ngire ntese. Nje guhanagura ibyo wari uri guhanagura. Unywa icyayi. Genda ukinywe nawe. Ntabwo wemera se kujya ku meza. Genda mbi. Wino tugende nuko. Ndakura. Nese ko nabitunganyije uragenda utabinyweye.
genda woroye. Ko numva wihuta we ko numva se wihuta ndabaza ariko noneho nakabonye